ubwonko bukomeye bwo ko uvuga uti ndizirika kuri ibi bintu mpaka hari abantu bagera gutya ikintu gito kigata kimuca intege hari umuntu n'urugero umenya ko umugore yamubyariye umwana utari uwe n'ibindi byose yakoraga bigahita bihagarara agenda muzi ndumva abana batatu batarabe arabakunda bakora ibintu byose atuza ibintu bya kenkayori yariyizi yamenye ko tarabe yenda kwiyita ntiyabyakiriye kwanza batangiye kubihwihwisa ajya gukoresha DNA icyo geza akoresha South Africa aje asanga ni umuturanyi w'abana bahuriye asanga ntahuriye nabo kuva uwo munsi yahise amera nk'ikiwerewere wa muganga nuko bakuyehamo byahise icyo gihe ariko undi muntu ushobora kubona ibyo bintu akikonsantra ukikomereza gahunda reka noneho nikomereze shaka amafaranga nzabyara abandi yarakiri na muto umuntu usize impamvu byahise bimucanga hari abantu boroshye bafite hari abantu baboroshye rero bitewe bra karakteri y'abantu irahabanye hari umuntu uresista ku kibazo hari no gihirika byoroshye cyane niko bura turatandukanye no mpamvu nana formule y'ubuzima ibaho umuntu ashaka kubwira ngo urumva ngo byo bibona abantu bamamaza amavuta ubura publicité z'amavuta nizo mu publicité ambabaza cyane kuko rero uburyo amavuta akorana na karakteri y'umuntu ushobora kwisiga amavuta wenda mu kudeyisiga ntiduse ntabwo bikunda uruhu rwanjye ntirugende kuko hari ibintu kuko ntabwo bihuje n'urwo ruhu rwawe ngibyo nguko bikomereze rero ubwo twari tweze kwipima tubaze tumujyanye kari kabaye uyu ni Loyic ati koko nkwibarize Kamananga yigeze ko ari umukiri yego Kamananga muzi aba muri hoteli kuva ku munsi wa mbere ukwezi kuzageza umwaka urangira ariho yibera cyane cyangwa ahandi hantu hajya kumera hari cyitwa za Panafrica akaba agomba kuba muri gatatu anywera muri kane baye ubuzima bwiza yari yibereye ubuzima Kamananga uzi ko yigeze kuvuga ko ngo yigeze kujya kuko nigeze kuri kiganiro cyavuga amateka y'ukuntu byagiye bibabayika n'ukuntu yagiye byageze akanafungwa bura ngo yafunzwe azira kujya kureba umugore we basezeranye ahantu yashatse handi yinje muri gipangu nyine ajya kuvuga ati se ko imitungo wese yijyanye nta kuntu twakora divorce officielle tukagabana umugabo waho uwo mugore yashatse aramusanga ati wavogera urugo rwanjye kandi bigize icyaha kuvogera urugo rwanjye ni cyaha kinakazi ntabwo apfa kukiko kandi barakuvogera urugo si ukwinjira mu gipangu niyo waba reka nkwe nkuru niyo afata umugore ukamushuka byaba koko ufite ukuri kukujyanye ntibibaho ntabwo byemeye kuvogera uri mukuru niyo waba uri mukuru niyo waba uzi ko ari ikintu cyawe kibitsemo cyawe cyanditse amategeko ntibibaho kugenda tuvuga ngo twaye nka passport birazwi ko passport ari y'umuntu kugira ngo ujye binyuze mu mucyo ugomba kubyakira uburenganzira nyirubwite ni ikira cyakirakomeza nkuko ufashe nk'umugore abandi wisezerano ufite umugabo wabana bakagufata muri kumwe nk'ahantu away hatari iwe cyangwa iwawe uri kwivuyanga bagufata icyo cyo ushinjwa ko bavogera urugo rw'abandi none se nyine so urugo bararugendana cyane nese nta mutaramuzi bafunze none se ureka ngo baze nukuvogera urugo rw'abandi bagufasha baragutwara uhuriye n'umutara mu kazi Gisenyi nawe murahahuriye wizi umugabo rero agufasha akakurega urufungwa nyine umwaka keretse ugize amahirwe bagasanga hari ibimenyetso simusiga ko utaruzi stati uko ibyo ari byo mutari ariko gukora icyaha uvuga ngo ntabwo nzi ko ari icyaha ntabwo biba mu mategeko ukajya kumubaza ngo mpera certificat de mariage ubura bibabaza abo muhura ariko biragoye aho ngaho ariko biragoye ko mwahuza utaramenya niba ari mare cyangwa atari mare none sugira ngo si yanakubeshya ubwe ne yanakubeshya oya ntabwo ashaka kubeshya nta mugore uri mare ujye uvuga ko atari mare ntabwo ashobora abagabo rero bagira ingeso abagabo rero bafite iyo ngeso abagabo bagira iyo ngeso imitata yibika abana kabanza kagutera amasomo urumva iyi si tugezemo ko hari abagore benshi yabuye guhambagarara niba batabanye neza kugerwa 90% ushaka kwicara 20 atarabikubwira ariko abagabo yesi tugezemo hari abagore biyambuye ubushwambagara ndakurahiye oya ntabwo bishoboka nta mugore utakubwira cyese udatekereza ariko muraganira ukareba ako n'umuntu w'umugore ntabwo ushaka kumuyoberwa ahubwo umujyana mu biganiro bituma aza kwivamo akabikubwira tactical urabikora hanyuma abagabo ngo bite abagabo barabeshya ahubwo abagabo buriya nta mugabo uvuga ko yubasereje ahubwo abagabo buriya ahantu babera honnête cyane we hari n'umanza kubikubwira avuga ati rero ubwo turi kumwe madamu namamagara menye ko ngomba kubanza kwisobanura hakaba n'undi
hakaba n'undi hari n'abandi bafite ukuntu bibereyeho kuburyo udashobora kumenya niba ari umugabo cyangwa ari umusore. Hari umugore uherutse gukubita umugabo yaragiye aza kubunguka reka mbyite gutyo nimugoroba ariko aza ahumura isabune ngo ya Imperial kandi mu rugo boga kandi iyo sabune mu ngo rugo itahaba boga ngive aramaze ati ni gute uzuhumura Imperial aba mwashije yareka amavuta ateza ibibazo n'isabune se n'utu cyangwa se tuno tuntu abakobwa bakunda kwisiga ku munwa rabero cyangwa ikiruza akaba yasoma nk'umugabo akadusiga no kwishaka n'amaparufe yarayumva ni parufe aramenya akamenya ko wahoberanye n'umuntu cyane rwose serabwo yahoberana n'umugabo mugenzi we nk'abana biga akaba afite inkoni mu munsi y'urugi gukubita kunyafagura iyo numva abagabo gufatwa byoroshye niyo mpamvu burangiyewe muzabona ko nkunda gupepera baravuga kenshi uzasanga abataramu benshi abatipe benshi bitwaza amavuta yo mu rugo ubu ni wowe ubikora ngo nama rero twigisha nigisha abantu gusevinga muze ndigisha gusevinga amazina muri phone byo gusevinga nkahita nandika wenda nkafata nkasabira nkahita mfite nk'umugore nkandikaho Tito wo ku kazi ati ari guhamagara Tito ati yakubuza ati so nimukorana ati ndaje mureke ntabwo yabyitaho yabimenya se gute wapi ugafata nyine nk'umukobwa ku ruhande ufite nk'umugore nkasamira nkahita nandikaho Tito ndayishimiye ku kazi radio Fine FM kandi ari zira ry'umugore bikunze banaguhamagara kenshi none sereje ati bari guhamagara ndese yitwa Tito ndayishimiye kuri Fine FM ati si ukora ati ndaje mureke muri mwita ndaje muvugisha ariko ati wenda Samira byarihita ahita ashaka kumenya Samira uwarisha muri dushe afite n'inkoni kandi kutunimero akazamuvugisha ku ruhande atitaba cyane wacagutiraga kubisa akamamiro mu bitugu ariko n'abagore usanga bafite system yo kwandikaho ngo ni kazungu wo ku makara ngo kazungu w'amakara ngo ninde wo ku nyama bazabivumba no se niba tubizi hano twese ubwo urumva abagore batazabimenya ariko akenshi nta telefone y'umugore ishobora guteza ikibazo umugabo ahubwo abagore uzuko abagore ngo hari igihe mushaka kuryama kwa kundi waguye kawo akabyuka we telefone akayifata yawe kuko ntabwo wabana n'umuntu amezi arataramye password biragoye nibishoboka aragushaka kuyimenya ahubwo buri kizi ushatse password wazikura nkanjye niko nimereye nanjye nta password noneho ngo akabyuka bana iyo uryamye nk'umuntu muryamanye akabyuka akagenda akajya nko muri saraga akazimya amatara ushaka kumenya uko byagenze telefone agahera kuri agacacambo agasomeza message zose aboterese amufitanye gahunda kuniragaruka agasubiza ahandi akiryama ntanabikubwire reka wakanguka sasa donc amazina arayabika muri we reka uzanyirere gato kore nk'agakosa ugwe muri karire marikambure arabagutondorera bose ati basamira akanakubwira nibyo mwaganiriye bose agenda atondora nka machine haza machine zikabazirwa zibara amakarita ukahita ugwa mu kantu barabikora cyane none ngo areba umugabo wigeze kubyuka asanga telefone ye iriho amavuta mano kuri abagore bisiga amavuta atandukanye akaje asanga telefone y'ikirahuri bana cyuzuye amavuta akayihanagura akavuga si telefone y'amavuta ninde wayikozeho kwe nyuma ngaza kumuvumbura rwose kwa kundi yikanguye mbere y'igihe yarakoroye umugore yarakoroye ari muri salo umugore avuga ati abaramukanguye arebye kurira asanga nta muntu bari kumwe aravuga ati yewe agiye muri salo asanga umugore dose telefone arayifite aravuga ati ambaze icyo turo babarayoranye ati telefone nje ushakamo iki babaraniganye ariko telefone zirasenya ingo nyinshi burya zisenywa n'amatelefone cyane telefone ni ikintu kibi cyane hakora Samira twari twamujyana n'abantu b'igitsina gore twamusohokanye nka Samira ushaka kumubwira ati ntuzarebe muri telefone y'umugabo wawe akabya akumva turi kumushuka ubwo se ngomba kumenya ibyo barimo kandi mu by'ukuri yugiyemo nta kintu kiza ukuramo twabwo n'agahinda gatangira kujya umutekerereza ubundi n'umukobwa ujya kumutereta namubwira ati rero nanjye telefone yanjye ndayitinya ubwanjye uzayirinde rwose nshaka kuzaba broken hati nka Samira twaramusohoka hasohokanye ahantu tuzi ngo nuwacu 100% tujye kubona tubona ngo witwa Darling ariho n'agatima arahamagaye Darling yahise yigaragaza urumva nabeshye mukude ndabeshye ibyo mukude arimo kubabwira ati sibyo namba itegeko rishyashya mu Rwanda iyo umugabo afatanywe n'umugore wundi ntacyo abazwa kabone nubwo baba basambanye keretse umugore ariko ko nambizi ko barimo barihindura keretse umugore w'uwo mugabo ari utanze ikirego
cyangwa umugabo w'uwo mugore nyine sibyo sinavugaga nese urumva bitari bimwe niyo mukudabwo yavuze nabwo umugabo yakureze baragufunga sibyo se bavugaga nawe ukureze se nuko bari friendly game ahora umukino wa gishuti cyane ariko giye kukurega numva byakuruka nuko ntabyifuza ariko ari nk'umuntu mfashe nk'umugore ari muri ibyo bintu ntago najya kurega kurega bita birabura isi yose ikabimenya nafunga umwuka nkicecekera ariko ubwo ngubwo abagabo akenshi rimwe ajya mwihangana inki ziba zivuza ubu ahubwo nabamugaza sibyo kumbwira se inki zaba zivuza ubu nawe wafunga icyaha cyo kwihanira wapiza umuntu ntabwo yajya gukurega kubera ko hari igihe abantu batinya kujya kwiteza icyo kigabo nacyo kiba kiri tayari cyarakoza kuka kikagupiga muri iyo gahunda abacitse munyemerere umuntu uri mu cyaha niyo wafatisha shuka yituriza uyu muntu uri mu cyaha kenshi aba afite ubwoba nubwo yaba afite imbaraga amafoto watwoherereje ari amagare ngo meze bite indwara yo kuba ni indwara ntazi izina ryayo ariko ni nkuko kwa kabananga kura kamananga rwaye indwara nuko tuba muri societe yatereriye bora societe nyarwanda ari ikintu genyigayaho umuntu nka kamananga ni umuntu ushobora kugenda kuriya akazarinda napfa abantu bamurebera akagerara mu bubari icyo bafasha ari kumugurira inzoga ntawe utekereza ati se kamananga nta muntu wamukora rehabilitation nawagira gute bora ni bibi ibyo bintu ni indwara rero iba umuntu wigeze nko kubaho ubuzima ubu n'ubu bukamucika no akaba nta mbaraga afite bwo kubugarura we akaba ahubwo n'ubusese atanabibona bura kamananga ashobora kuba atabona bura ni wamuhakaza ka miliyoni kuko nkanjye nahuye na kamananga nabwira kamana ko mbona ugifite agatege ariko ukaba wibera mu nzoga no kuri YouTube uvuga ibintu bitahuye kamananga kuzwi uziranye n'abakire hano muri uyu mujyi n'abantu benshi wasubiye mu bukomisiyoni kuko n'ubundi amafaranga yarakuye mu kintu gisa n'ubukomisiyoni ubwo ari ubukomisiyoni nuko n'umwe makomisiyoneri ba mbere babikoze mu buryo bwa kinyamwuga yego ku buryo yagurisha imodoka nk'eshanu zirindwi mu kwezi zitarize ariko bya komisiyo amafaranga bari menshi icyo gihe arayabona icyo gihe rero yabonye amafaranga menshi niyo mpamvu bajya bangacuruza ibyuma by'abazungu by'abayapani ngibiki zari imodoka icyo gihe amafaranga yabonye koko bigize ntiyanayariye wenyine nuko abantu babivuga bura n'abakire benshi baramuvuga ati kamananga yajyaga tugura amashampanye ariko namubwiye se nta kuntu wakwisuganya ukakora ikintu cy'igikomisiyo kuko wabonye ikibanza umuntu ashobora no kuza kukikugurira kuko akuzi gusa nka kamananga kuko nturi umujura ntiwiba nturi umunyamanyanga answa ibyo byatuma bakwizera ariko ntiyanyumvise wenda kuko ubwo ndi kumubwira ibintu bidahuye na reality ariko afite abandi bantu babimwereka bashyira babiherekesha n'amikoro akamubwira ati wabugumye mu rugo iki gihe iki niki ntazagira inzoga ihinjira muri iki cyumweru kigiye kuza bazajya baguhahira gutya akava akajya muri rehabilitation handi habaza rehabilitation center twebwe societe nyarwanda ikikora itazirikana bahora bavuga bati hati ntago sabonye gasero karu ati ntituba twicanye rakakiru anywa rimwe avumba nuko bakubwira ati si ukomeze ahubwo bakarwanya bamufotora bagaragaza ngo bashangure bagasero ko kuntu yabaye wana ntibashaka kurehabilita abantu ya icyo kintu sinzi ariko ministeri yaryo niyo muryango ibahora cyane iyo umuryango yariko kuzatekereza kuri icyo kintu ko kamananga je nkanjye sintegize gusa ntibazabinshyiraho kongiye ukuntu meze mfite ubwonko bukomeye cyane iyo experience nzayigeramo nigeramo nzamenye mvuge ntubwo ngubwo no gusubira ku ivuko nkagenda nkategereza igihe cyane sinzajya mu gusaba ibone imwe cyangwa musabirize mu muhanda ariko icyo mvuga hari abadafite ubwo bwonko bukanabwo ngo bukarishye ubwonko bukomeye bwo ko uvuga uti ndizirika kuri ibi bintu mpaka hari abantu bagera gutya ikintu gito kigata kimuca intege hari umuntu n'urugero umenya ko umugore yamubyariye umwana utari uwe n'ibindi byose yakoraga bigahita bihagarara agenda muzi neza abana batatu batarabe arabakunda bakora ibintu byose atuza ibintu bya kenkayori yariyizi yamenye ko tarabe yenda kwiyita ntiyabyakiriye kwanza batangiye kubihwihwisa ajya gukoresha DNA icyo geza akoresha South Africa finale ebyiri kimwe ukagitwara ikindi ntugitware ugasezererwa finale Gasogi bigaragara ko Kenisi abirimo ibintu bya development ahubwo ntazabiyobe ngo akomeze yite kure riti cyane bora hari igihe cyagakwiye ko Gasogi izajya ibifite abantu bake urumva bajemo batara produisayo
tubigendanye kuko impamvu ndi kwanga produit zayo byaba bibabaje ugiye kubona nka Gasogi ukabona hano nk'umuntu uri kukinamo yaranyuze mu makipe atandukanye hano mu Rwanda ku bantu bifitiye development yabo bamaze gufatisha gutya kuko ibintu uwo muntu akina n'umwana wizamure muri 20 yawe yabitera ariko akongeraho ko akina no mutima wa wundi buri umuntu ugiye mu makipe 4 ni 5 nta mutima bagifite abasigaye akinira yakinisha umubiri mu kibuga mu mbere yo kugira ibyo akora yo kugira ibyo agaragaza kandi umusaruro batangiye kubona abonye ko ari umwana ari yitwa ejo bundi APR yasinyishije avuye muri wabo ari muri APR uvuga ngo irya mbere kashi ya mbere Kenisi arayitapfuniye icyanga ubu ngubu bari ku mufuka uburyohe bakomeze rwose tugereza ahantu henshi kuko biragoye kugira ngo tubone dukura abakinnyi cyane Ferwafa ikomereze kuba yakademia Ferwafa yavaho Seki igasenyuka APR gasigari yonyine isonga itakiriho byahise bigira byahise nta ntantu hashobora kupfa kuba hava nk'abakinnyi 20 cyarimwe ngo baze binje mu mupira kakana nyamara cyageze ikiriho twabonye abakinnyi benshi cyarimwe iyo bikomeza kuri ya ritime ubu cyari kuba ari competition idasanzwe kubona umwanya mu kibuga cyangwa kubona ikipe ari intambara ubwo rero tujya muri za transfer cyangwa mu makipe amwe namwe y'abafana Mukude nabonye ibintu bya ayo muri za social media ariko ntimubivugeho reka tubanze dusoze turajereje urumva ngo oya nubwo ari umukobwa nawe ngo yararusenye hanyumvira kandi Mukude ku munsi w'ejo rero imikino ya playoff muri basket habaga game ya 5 ikipe ya APR Basketball Club itsinda Patriote uyu munsi Karenzi nari kari ndakumva na Eme turi kumwe nyuma ko se umugo yinjira amasezerano Nsayimana ntakwira imyaka 2 nawe nese nafite amasezerano nkibona ngo contract birakwiriye ko bamuha 2 nawe contract extended nawe uramusabira contract imyaka 2 3 Richard naba mwongera 2 3 Richard Kadime nasho Kadime yaragiye asabye imbabazi akwiriye kubabarira kazungu ko yisize rose muziko bugingo na Iraguha ngo bari basabye imbabazi iyo batabagirira impuhwe bakongera amasezerano mwari mubizi nabyumvanye nkumva ko ari amagambo gusa ni nka ariko nge Serumogo yarantangaje ngiye kukubeshya pe binyeretse ko na bugingo iyo APR itamufata yari gusaba imbabazi ngewe kuri Serumogo niyo transfer yantangaje sinari nyiteze pe ahora niyo nkubwira ngo kuri Serumogo byo irahatambitse rwose ibyo kubira ngo ibi ni hano abaswe nabo ngo niko pare muzansanga hariya ntakubwira hariho ariko bavuga ati jewe nibereye hariya muzahansa bituza kubigeraho nge hari umwe mu ibyo gukubana ngo ku minsi ngo habura iminsi 2 ya champion Kazungu bituza kubigeraho ari umwe mu bayobozi ba Rayon ngiye twaganiye muri weekend uri mu bayobozi bakuru kandi bakomeye muri Rayon ambwira ibintu nikangamo iyi gutoragura Rayon uburyo iri kwiyubakamo uburyo iri kwiyubakamo urundi mu kipe songate aho tenyira nta nubwo ari Vitaro by'uburamo buraburiza uvuga uti Vitaro buriya ni ikipe nkuru niyo itatwara igikombe imyumvire y'abakinnyi ba Vitaro biri hejuru ariko niho Prince Musore yavuye ariko iyi kipe ni ya kabiri muri shampiyona ikipe ya kabiri muri shampiyona reka mbaho operation niba ariyo mushaka reka tuyinjiranemo tujye muri operation reka kugeza ubu abaraho bururutse Kanombe ntawuza amakuru yabo buretse gato kazotanga buretse turimo kubona abasinyishwa reka amakuru ya Rayon ni menshi uyu munsi mugiye twiteze Mohamed Chil yari yaje ariko nawe yarahageze wasinye tambu mu mwanya we Mohamed Chil akiri 10 uvuye muri Canada mu gihe bataramenya ibye barahita basinyisha Abedi ngo agiye gusinya Abedi si umukinnyi mubi banabaye babiri ntacyo bitwaye uriya mwana uvuye Canada na Abedi bakarwana umwanya yego koreye ku 8 mwarabura mwizeye bavuze ko bagiye kumureba kumukunda test reka muzeho mu operation mukanya agiye kutwinjizamo operation nyine kuko kugeza ubu amagambo asobanutse asobanutse uko bibona ndabona Rayon Sport ya Tadeo nkabona niya Muvunyi turabijyamo gute abarabu n'abandi bari ku ruhande rwa Muvunyi nabo bakorana abasinywa batambwe nabo naba Tadeo na timu ye reka tuze tujye muri operation niyo mpamvu Karenza hari za operation ze murazizi
turaje tuzinjiremo ariko tuzinjira ahubwo iyo niyo amafoto tugahita tujya namuhayeho hano dino tuvideho tumwe n'amafoto mukude niba afite ari nandi afite nawe muhe telefone tutogaragara nabi itanga iza kamera nagiye muhereze nawe izo ufite njye namuhereje arebe ashireho murebe ewa nejo 7 twatsinze 2 bamuziye wakazi rwose baje dokastari badukuze abana hanze batari mariye mwababariye he yari gukinira abo ngabo kubyara no Mutangazajya yari gukinira mariye single. n'ibintu bitandukanye Mutangazajya gukinira ahubwo ejo narakanzwe mbonye mugaragu mu bamari abo bita ba Maxwell bari mu Mugaragu basore utari mariye mugaragu yari ari mu Max basore yarapfuye shabye Jado Max yakoze gute? accident ay man Moto imana ikinga yaramutse. ukuboko imana ikomeze ni imworohereze moto kabisa se niki ngo moto yafashe moto urabona ko kundi umumotari uvuga ati turagiye indi baturuka inyuma irahuranya indi moto yabaturutse inyuma cyane irahuranya rwose yahita ajya Faisal yarayemo yavuyemo ejo mu kanya ndebe ukomeze ahangaha hari abantu baba bazi ibikomere ikibazo cyangwa byinshi utamenya. cyane Yarababaye cyane imana ikomeze imworohereza gusa imana yakinze akaboko no kumusura dore ngiyo reje mugaragu mu bamari dore nguwo agaragurika kurura abantu ko mbona kari keza hariya yari yabaye kari keza niwe imana ufite match hawe n'igikombe rwose eh arimo akinira singo ahubwo se mugaragu ko yari yatuvuyemo yakoze ubukwe bucece ese nagabonye ko None se Deni Mutangazajya bakinye yakiniraga singo hano Deni ni singa ariko furu hano kuri Zaria Cote Zaria Cote hano hirya Zaria Cote hano biri inyuma ya biri hagati ya Petit Stade n'inzu bonye na minister arahari cyane barabini barimo mwifotoreza iyi match yari ikomeye match yari izwi na CAF na FIFA ikaba izwi na Ferwafa iyi match yari ikomeye cyane kuko yari ikomeye reji kuko ntabwo igihari ntabwo ari uko ari ugukina amaguru yanyu ko mbona menshi ari amamososi ejo habaye igikorwa cyo gusura urwibutso rwaje asa mufite uko utatanze Samira kandi ari wose Dena nayatanze ariko aruna arayafite ko twabanje kujya ku rwibutso rwa Nyanza ubwo ndumva abari mariye bari bambaye bari bambaye utuku umuhondo hejuru Mariyewa Mariye n'umuhondo Mariye n'umuhondo noneho silibateri ubwo ni silibateri hari agakwandi ahanganye na Kastari gakwandi ni silibateri siko gakwandi narinzi cyakoze hari ikintu nabonye abanyamakuru gafite umwana w'imyaka ba siporo ni abantu gukora siporo byananiye nko pratika bahitamo kuyivuga musore ngo tuyikora ndavuga bya nyabyo nyine tuyikora ariko bya eri nk'ukuri ahubwo nahoze mbona abantu barimo bambaza ngo Regis we kutaje gukina mu bamariye ntibakinye ejo se nagiye muri 20 km do Bugesera ejo kuze kwigaragaza mukude nawe ngo ejo ntibakubonye mu basiribateri ni muri shampiyona kandi byarihutirwaga cyane ubwo rero tuzakina retour umuhumure nzaba ndi hariya ngo baragukina kora wigaragaza hari na retour se cyane nzi wakina match ari ariko bita Mutangazajya ejo yawushije igitego kidahushwa abanyamakuru Mutangazajya ngo yawucaga hejuru abanyamakuru benshi ko nzi ko muri nkera gutabara namwe ubwo abo nkera gutabara bagikinnye inkera gutabara no kuvuga bano bafite abana ufite umwana no kuba uri mariye ni ibintu bitandukanye uracyari mu mabari mariye by'isezerano ubana n'umugore bizwi none se ufite mariage hano ku rwibutso he Nyanza ako nta video hari isobanutse nagiye n'umuha tumwe na tumwe n'amafoto noneho hano Nyanza mu gitondo nyine naho twabo niho bahere mu gitondo kuri uwo mukino nyine ubwo ngaho bari gusobanura amateka nyine uyu ni ngabo y'icondo nyuma ya Diweri igihe kirekire yaramazemo iminsi arahitinza mu cyumweru gishize n'icyakibanjirije kubera Tom ahakanyishije murumuru uramubona abanyamakuru rero bari ba siporo ntara Kicukiro Nyanza se suha arunashaka kandi ka video nyuma oya nadusiye two video nyuma noneho mujya kuri match iza kurangira abarya mayonnaise batsinzwe 7 abarya kabiri abarya breakfast ahubwo ababurara nijoro abategurirwa breakfast sinumvaga kari keza do interview kari ababurara nijoro aribo batsinze kari keza se aburara uko umunsi kuburara se n'ubyumva kucyo kurya ko kari keza bari imbere cyane ubwo icyo kurya mvuga ntucyumva kurya vuga ni ibindi
ubwo amafoto yo kwibuka kanzenya herezo bita Anodi agenda afungura aterekaho video nziza ngira iyo ni ya kamera amubonye Jeanne Paul Muricu muromoro nawe akora kuri RBA n'umushoferi waho ntuze gire ntabwo ari gire kwaritse kubeshya umwana w'inyawera se ni nuzi ni Canisius akura mu tipe Canisius ko nawe ndumva yakinye muri Mirenge Kagame Kapurasi yari arimo fata uno mutipe yitwa Moses Mukude ni Moses Canisius ndumva ntabuze nk'imyaka 15 ishize mubona kongeraho iyo yatumye avinyawera akagira Kigali nawe nagire yigaragaza uriya twari twa Moses wajyanye na Canisius uyu uri munsi ya Canisius ubwo yitwa Gire ni Gire nabo bakuri RBA uyu mwegere ni mutangazaji muromoro none se ujye kubwira umuntu umizamira uruhara ameze nk'ikibuga cy'umupira mutangazaji ubu ari bwimari Morose aya Deni nkurikije ukuntu yimereye kuko impamvu nawe ntabwo yazashaka vuba hari imyaka umuntu ageramo none Saddam mbere y'imyaka 30 nagitekereza mbere y'imyaka 30 umuntu ari nk'ishuri ry'ubuzima abakiga n'ubuzima ataranatunga wenda na byanyabyo ariko nyuma y'imyaka 30 umuntu utaragira inshingano za nyazo ziri ntabwo buriya amahirwe menshi nayo uko yakwigumira gutyo kuko ni gake yakwiyambura umwambaro wo kunavuga ntabwo yakwiyima amahirwe yo kurya ubuzima watubariye kuri wambure Regis kwigerekaho umutwaro w'inshingano uyu wa mbere watubariye mutangazagira urongora azagira umuntu umutegereza ntubitegereze nta gitekerezo gihari umutangazaji yamanitse aho gutya ngo ngewe umutangazaji ntabyo uzabona papa mukuru umutangazaji uriya ni Karikeza yakuze ko nyine abahinduye uyu wundi nawe do nubwo ntari nzizi no kurashaje nanjye natungwe kubona tsirajyaga mubona dukinana nkagira n'umutaramu n'umugabo Thierry mbona adakuze cyane nge oya Thierry nawe asa n'abagabo hari yatumye hari abantu tumenya tutari tubaye cyane ntamugaragu yaratuvumbuye yakiniraga mu Mariro aza kumubara muri ya kipe yindi nawe wakoreye uri kumwe n'umuzamu wambuye umuzamu yitwa Zenge bagaragara ko akiri umwana muri we ameze arasana ndayiragije Etienne ifoto iyo bari kumwe yitwa Tanganyika Kimenyi ni umwana dukina hariya hirya nawe mutara mubanza Iberi kuri RBA umunyamakuru muri sport natunyanyagirane no kuri ya yindi y'abamariya babimwemerera dukuze Maria Papa Brooklyn Papa Brooklyn duhereyeho hejuru akurikiranye na Ephraim Kayiranga nawe aramariye Castari bagirisha Jean Dodier Castari Akira bera akora kuri radio kwa Gitwaza radio authentique Bakaro uremure ne Bakaro wambaye ukwe n'umunyezamu goalkeeper yararongoye vese mwayijugunyagamo ko mushati yaritsinzwe 7 uyu uri kumwe nawe niwe Christian twagarukaga gukora kuri Voice oya ni Christian kuri Voice of Africa bigira imana yitwa bigira imana Etienne Desire atunga imana kocha wa Sport Butare Leonard akora he uyu bwanwa bw'umwe Butare Leonard se nabuzi ko yakora kuri RBA abikamonyi mu bintu ukurikiye yitwa Muhire n'umushuti wacu Muhire imbere ya Muhire ubwo nomero 10 yitwa Josue akora muri RMC Nese uyu mutaramu wambaye gatatu nawe ari Maria no umwana wari bavanze kugira balance yitwa bari Maria bangaba bose oya abantu barimo batari Marie ni nkaba ni batatu hari Marie ubwo babaye bakeya kubera cyo kibazo wambaye gatatu mu cy'urubyiruko rwa none nubwo ngo bari Marie babaye baki kipe ndiyuzura hakurikiraho Marie wambaye gatatu ibyo bintu ariko nuko turi kubivuga tubiseka nyine kwera mu context ya sport ariko ni cyo wareze ubwo ariko niba tubonye mu nyamakuru tukabona abari Marie nibo bake matematika yo bafata ira kipe tukuyeho y'umutuku ukongera n'abatari abandi batari Marie barimo hano iri kuba nka 40 bari kuba benshi baragabanyije kugira ngo tubalance nka Mario ntari Marie mugaragu ntari Marie ugahita ujya kuri mu bicu ari Marie kuvuga abatari Marie ni Mario na mugaragu n'abana babiri bahera uyu wegeranye na Varane wambaye numero 15 sari Marie ko mara kiri muto cyane wambaye nimero mu bicu uyu nguyu ejo bundi yateye nani ari Marie nabo bana n'umugore bazasezerana ejo bundi ahubwo ni mu cyumweru gitaha
tuzaba turi muri studio naho begeranye ubwo babiri ni baheruka Varane na Varane ni Jospe. uta- abakombo n'abari batoya ni balance abo ngabo bombo kare bombo ntago ari abo bo ni ingaragu babiri rwose bahera ubwo hano uno murongo w'imbere tubonyemo abantu hafi batanu Bane. batari ni bane ni uyu nguyu ubanza Wambaye gatatu. na mugaragu Na na Ubanza, muricu ni gatatu. na jiri Jose wari mariye nimero 11 utakora ibara yarasezeranyije niwe navuze afite yakoze ubukwe ahubwo gatatu mugaragu babiri Varane na Jospe si ni bane bonyine iyi rero situation tubonye hano